Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kuhakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igiso cya nyacyo. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine ari byo A, B, C, D. Rero ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi ni byo no kubibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ikizamini gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho. Murabizi ngenda mbigisha amasomo yo kugira ngo turusheho kumva bino bizamini biba byakozwe kugira ngo ujye uhita uyabonera ku gihe. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 26, tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Ibindi byo nukwibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko cyangwa uramutse ukosoye kino kizamini nabwo ukagira ikibazo, uhita utuhamagara cyangwa twandikira kuri iyo nimero tukagusobanurira biruseho kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata ikaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifite imitambiko itatu ni A iravuga ngo toni 20, B ikavuga ngo toni 16, C ikavuga ngo toni 12, D ikavuga ngo toni 10. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cya nyacyo yandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ndakeka ko rero hano wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese igisozo cya nyacyo ni B, ese igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri ni C, toni 12. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Wenda kwa kundi umuntu aguhereza ikimenyetso ko ashaka kukunyuraho, rero nawe iyo modoka rero bakaba bari kuvuga ngo iyo modoka cyangwa buri romoroke ikuruwe n'iyo modoka ngo ishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Niba weretse umuntu ukuri imbere ko wenda kumunyuraho, nawe akakwereka ko yabonye ko ushaka kumunyuraho ku buryo yareka ugatambuka. Ese iryo tara riba rifite amabara asute? A iravuga ngo umuhondo, B ikavuga ngo icyatsi kibisi, C ikavuga ngo umweru, D ikavuga ngo umutuku. Ese iryo tara riba rifite amabara asa ate? Riba ryaka gute? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A, umuhondo, ese ni B, icyatsi kibisi, ese ni C, umweru, cyangwa ni D, umutuku. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Iyo tara riba rigufite amabara y'icyatsi. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. A iravuga ngo burenga toni 1, B ikavuga ngo burenga toni 2, C ikavuga ngo burenga toni 24, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro. Ese icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa w'ikinyabiziga kiba kitagomba kurenza kiba kigomba gushyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bungana ute? Mwabona uburemere baduhaye. Ese igisozo cya nyacyo ni A, uburenga toni 1, ese igisozo cya nyacyo ni B, uburenga toni 2, ese igisozo cya nyacyo ni C, uburenga toni 24, cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisozo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane kibaza ngo ahari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu saha wa velomoteri ni ese ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha aba ari
intera ingana ute? A iravuga ngo kilometero 50 mu saha, B ikavuga ngo kilometero 40 mu saha, C ikavuga ngo kilometero 30, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Hano bavuze ngo mu saha. Bibuza ko ikinyabiziga kiba cyose gifite moteri, cyaba gifite ahantu hari kwerekana umuvuduko uri kujya uragenderaho mu saha. Akakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko mu saha uraba ugiye wenda ibirometero 80, mu saha uraba ugiye ibirometero 20, ikinyabiziga kiba kibifite. Rero ndakeka ko hano bamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo kibaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Ese ijambo akayira ko bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa, abahe bakurikira mwa bino baduhaye? A iravuga ngo abanyamaguru, B ikavuga ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igiso cya nyacyo na B ikaba ari igiso cya nyacyo. Ijambo akayira bikaba bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona igiso cya nyacyo ari A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira aba ari inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Mw'ibyo binyabiziga bigendera ku biziga bibiri baba bari kuvuga nk'amapikipiki, bakaba bari kuvuga nka volomoteri, cyangwa bakaba bari kuvuga nk'amagare. Ndakeka ko waramaze kugihitamo rero, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha hegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha, ese utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? A iravuga ngo igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, B ikavuga ngo ahegereye umurongo ukomeje, C ikavuga ngo igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, D ikavuga ngo A na C nibyo. A ikaba ari igiso cya nyacyo na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Akaba ari igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, ubwo A ikaba ariyo ndetse na C ikaba ariyo. Akaba ari igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Mbibutsa ko dutanga amasomo mu buryo bw'umwihariko, waba uri kure ukatubwira, cyangwa bitewe n'akazi ukora, cyangwa bitewe n'amasaha ubonekeraho ukatubwira, tukaguha isomo ry'uwo munsi ukiga kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Noneho hari n'abantu baba batazi wenda nko gusoma no kwandika ariko bakaba bashaka gukora, namwe turabigisha ku buryo muzajya mureba ikibazo mugahita mumenya igisubizo cy'ukuri murashyiraho, kandi tukabibasobanura neza ku buryo muba muri kubyumva. Ndakeka ko kuba utazi kwandika cyangwa utazi nko gusoma ntabwo byatuma ubona icyapa wenda harimo umuntu uri gutambuka baragusobanuye ubwoko bw'icyo cyapa ngo ube wayoberwa icyo gishatse kukubwira. Rero nuko twandikira kuri 0789535626 tukabafasha. Ikibazo cya karindwi kibaza ngo iki cyapa cyerekana, ese kino cyapa cyerekana iki? Tegereza neza, icyapa dufite gifite ishusho ni mpande eshatu, ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, ikirango kirimo akantu kameze nk'agatangaro. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahita igiso cya nyacyo kucyandika ku papuro. A iravuga ngo ifungana ry'umuhanda, B ikavuga ngo umuhanda unyerera, C ikavuga ngo umuhanda utaringaniye, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota
uragira kuri 20. Ese kiriya cyapa gisobanura iki? Ese ni ifungana ry'umuhanda? Ese ni umuhanda unyerera? Ese ni umuhanda utaringaniye cyangwa nta giso cy'ukuri kirimo? Ikaba atariyo B, ikaba atariyo na C, ikaba atariyo. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kino cyapa ubwacyo gisobanura ngo icyago kidasobanuye ukundi. Rero niba gisobanura ngo icyago kidasobanuye ukundi, urabona ko muno nta gisubizo kivuga ngo icyago kidasobanuye ukundi kirimo. Niyo mpamvu hari igiso cy'ukuri kibaye D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ntabwo ariyo B, ntabwo ariyo ndetse na C, ntabwo ariyo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tize neza icyapa dufite gifite ishusho ni uruziga, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru. Urikona biriya birango, urikona ko harimo igare, hakabamo n'umuntu mukuru ufashe umwana mu kuboko, ukuboko kw'ibumoso. Urabona ko haranagwa ahita umenya aho bari kureba, ariko urikona ko ari umuntu mukuru ufashe umwana. Ese kino cyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko video y'ibyapa namaze kwibakorera. Niba utari wayibona, jya muri comment ya mbere araba ari link kugeza ku iyo video y'ibyapa byo ku mihanda amoko 5 asobanuye neza ku buryo umara kuyireba. Iki cyapa ibyapa bimeze gutya nta cyapa kirimo cyakunanira. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iravuga ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere, akaba wenda ahantu amagare ahagarara ari imbere aho uri kujya. Beka ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Seka ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Deka ngo abanyamaguru bagomba kuva ku gare bakagendesha amaguru. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cyanyacyo yandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Igiso cyanyacyo ni A, igiso cyanyacyo ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cy'ukuri rero nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka. Ubwo rero bare kukubwira ngo aha hano hari inzira y'abanyamaguru n'ibinyamitende itegetswe. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri ari C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikirana ibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rw'umuhanda. Ese ibyo binyabiziga ni ibihe? Murabizi ikinyabiziga cyaba gihagaze impande y'umuhanda ari nka nijoro cyangwa n'ikindi gihe biba bigomba kugira ukuntu bigaragara. Rero bari kutubwira ngo ariko ibi binyabiziga bikurigira ngo ntibitegetse byo kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Iravuga ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abana. Beka ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikaba ari igiso cyanyacyo na B ikaba ari igiso cyanyacyo. D ikaba nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ni bihe binyabiziga mwa bino binyabiziga baduhaye kuri A no kuri B no kuri C cyangwa kuri D? Ni ibihe binyabiziga biba bitegetswe ko byo biba bidategetswe kugira ibibyerekana iyo bigenda cyangwa byambukiranya umuhanda? Rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hano iso cy'ukuri rero nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ibinyabiziga bigendwamo n'abana ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Iyo bavuze ngo amabara y'icyapa bavuze ubuso, bakavuga umuzenguruko, bakavuga ibirango, amabara yose ari ku icyo cyapa ukayavuga. None A iri kuvuga ngo ubururu, umweru n'umukara. B ikaba ngo umukara, umweru n'umuhondo. C ikaba ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. D ikaba ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cyanyacyo yandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari iso cyanyacyo nta kindi
ni A ubururu, umweru ndetse n'umukara. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Murabizi hari ibinyabiziga biba bishobora guhagarara ahantu igihe kirekire bitewe n'ukuntu ibyo binyabiziga bikoze, ariko aha hantu ho bibujijwe guhagarara akanya kanini. Hehe? Iravuga ngo imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa ahantu hasohokerwa n'abantu benshi, urugero nko mu mwinjiro w'isoko cyangwa mu miryango wenda y'insengero, hari aba bari gusohokera abantu bagiye nko gusenga. Beka ngo mu muhanda ho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka wana iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero ndekeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko wamaze kuyandika wa papuro. Hari iso cyanya cyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se iso cyanya cyo ni D. Hano rero iso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kuyandika wa papuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni A. Imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi babibujijwe kuba wahagarika ikinyabiziga cyawe. Rero ndakeka ko waramaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kibaza ngo iki? Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese baba bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Ni igihe cy'ibihu, ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga ari kureba muri metero 200. None udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo ariko bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda urumva hari igice cy'umuhanda bazafata, baba bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. None mwabona uburyo baduhaye, baba bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Impamvu bagomba kugaragazwa no kugira ngo umuyobozi niba ari igihe cy'ibihu n'ubundi atari kureba imbere neza, amenye ingamba arafata atari yabageraho, kuko araba yababonye bitewe n'uko mwagaragajwe. Ayaba ngo ni imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, beka ngo inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari iso cyanya cyo na B ikaba ari iso cyanya cyo, D ikaba na iso cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igiso cyanya cyo, B akaba atari igiso cyanya cyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanya cyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyanya cyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Inyuma habagomba kugaragazwa n'itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko waramaze kugihitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Iravuga ngo mu nsisiro cyangwa handi hose, beka ngo hegera inyamaswa zikurura, seka ngo hafi y'amatungo, deka wana iso cy'ukuri kirimo. Ese hano imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Murabizi hari imburira zikoreshwa wenda hari ukuntu bashaka kwerekana ko wenda ibinyabiziga biba bitanze inzira kugira hagire nk'ibindi binyabiziga bitewe n'ubutumwa biba biri gutanga bimanza byagenda. Akeka ko mujya mubibona. None izo mburira ziba zigomba gukoreshwa hehe? Iravuga ngo mu nsisiro cyangwa handi hose, bika ngo hegera inyamaswa zikurura, seka ngo hafi y'amatungo, deka na iso cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cyanya cyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa handi hose. Kino kibazo neza hari igihe bakibajije ariko bakavuga ngo A mu nsisiro, ntibarenzeho ngo cyangwa handi hose. Iyo bavuze mu nsisiro ntihagire ikintu barenzaho, iso cy'ukuri aba ari D, nta iso cy'ukuri kirimo. Ariko iyo bavuze mu nsisiro cyangwa handi hose, uhitamo icyo gisubizo cyanditseho mu nsisiro cyangwa handi hose, ntuzabyitiranye rero. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ndashaka guparika
ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira y'abanyamaguru. Tigeze neza hano ahantu ashaka guparika. Hari kiriya cyapa, cyangwa ko muri kukibona, ubuso ni ubururu, ibirango ni umweru. Aho iravuga ngo biremewe munsi y'iki cyapa. Bekaho ngo biremewe imbere y'iki cyapa. Sekaho ngo birabujijwe imbere n'inyuma y'iki cyapa. Bekaho ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano hari igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku bapapuro. Ese iso cyanyacyo ni A, biremewe munsi y'iki cyapa ukaba wemerewe guparika ariko ari munsi y'iki cyapa. Ese ni B, baparika imbere y'iki cyapa. Ese ni C, birabujijwe imbere n'inyuma, cyangwa ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku bapapuro. Hari iso cyanyacyo, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, biremewe ariko munsi y'iki cyapa. Urabona ko kino cyapa nyine ntabwo waparika inyuma yacyo, cyangwa ugomba guparika hano munsi y'iki cyapa, kuko n'ubundi nicyo kiri hano, kiri kukwereka ko hari parikingi. Niyo mpamvu baba bagishyizeho. Ikibazo rero gikurikiyeho kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa baduhaye gifite impande nyinshi ariko kikagira ubuso bw'umutuku. Handitsemo ijambo stop. Stop ni ijambo ry'icyongereza, mu kinyarwanda bisobanura ngo guhagarara. Urahagarara mu bihe bihe byagenze ute? Aho iravuga ngo guhagarara aho abanyeshuri bambukira. Bekaho ngo hagarara akanya gato. Sekaho ngo ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. Bekaho ngo guhagarara, gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Ese kino cyapa iyo ukibonye uba wakora iki? Ese gisobanura iki? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ese izo cyanyacyo ni A, uba ugomba guhagarara aho abanyeshuri bambukira. Ese izo cyanyacyo ni B, hagarara ku kanya, hagarara akanya gato, ukamanza uhagarara akanya gatoya mbere yuko winjira wenda mu rindi sangano. Ese igiso cyanyacyo ni C, ibindi binyabiziga biba bigomba kuguha inzira, cyangwa iso cy'ukuri ni D, gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku bapapuro. Hano iso cyanyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano iso cyanyacyo nta kindi ni B. Ugomba guhagarara akanya gatoya. Kino cyapa akunda kugishyiraho iyo ugiye kwinjira mu sangano ry'umuhanda, utari kureba iburyo, utari kureba imoso. Bagashyiraho kino cyapa kugira umanze uhagarare gake. Nubona nta kindi kinyabiziga cyaje, ubona guhita winjira mu sangano udateje ibyago, nawe bataguteje ibyago. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ni burenze ibipimo bikurikira. Aho ngo santimetero 25, beka ngo santimetero 125, seka ngo santimetero 45, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Isano ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bingana gute? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku bapapuro. Ese iso cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Bibutsa ko bino bibazo tuba turi gukosora bino bizame byakozwe. N'ubundi iyo ugiye gukora ikizame, ari ushobora kujya gukora ikizame ukabona babajemo ibibazo bigera mu 10 muri cya kizame wakosoye, cyangwa mu biri bya bizame byawe wakosoye 5 bikuye kuri YouTube channel baba bakoze tuba twashyizeho. Wajya mu kizame ugasanga hajemo nk'ibibazo birenga 8, 10. Murabizi kuko ntabwo bahimba ibindi bibazo. Amasomo tubona iruhande abarayo kugira ngo dusubize bino bibazo neza, cyangwa tubyumve biruseho. Aho iravuga ngo itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Bega ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. Sega ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Deka ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona iso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero hano wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku bapapuro. Ese iso cyanyacyo ni A, ese iso cyanyacyo ni B, ese iso cyanyacyo ni C, cyangwa ese iso cyanyacyo ni D. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku bapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga kugira berekane ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe.
Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni mu buhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda. Umuntu yakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda, rese ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa? Aya ngo kumushyira ku nkengero y'umuhanda, mbega ngo kumukuramo, kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. Kaba umurekeye mu kinyabiziga niba uri kubona nta nkongi yaza. Sega ngo gusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira. Deka ngo guhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje. Ese hano hari igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku papuro. Ese ni ubuhe buryo bwiza wakoresha mu gihe ubonye uwakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? Rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisozo cy'ukuri rero nta kindi ni B, kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. Ugahamagara nk'imbangukiragutabara, ukamenya ko ukayihamagara ikaza ikamuha ubutabazi bw'ibanze. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko rero wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki cyapa kigizwe. Ese iki cyapa kigizwe n'iki? Tegereze neza, icyapa dufite gifite ishusho na mpande eshatu. Ese ni uruziga? Ese ni mpande enye? Arabo ngo ishusho mpande eshatu ubuso ubururu, mbega ngo ishusho mpande eshatu ubuso umukara, seka ngo ishusho mpande eshatu ubuso umweru. Deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa kigizwe n'iki? Kitegereze neza icyapa dufite, asigaye uhitemo igisozo cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Bibuza ko umuntu warebye iriya video y'ibyapa byo ku mihanda irabiri muri comment, niyo araba ari iya mbere. Umuntu warebye iriya video, kino ikibazo cyo ku byapa, murabizi ibyapa bakunda kubibaza, bakabibaza mu magambo cyangwa bakibaza mu mashusho. Niyo mpamvu ugomba kuba warabonye iriya video kugira ngo ujye umenya kubitandukanya, umenya ati ibi ni ibyapa biburira, ni ibyapa bitegeka, ni ibyapa biranga, ni ibyapa bibuza ndetse n'ibindi. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano igisozo cy'ukuri ni C, ishusho ni mpande eshatu, ubuso ni umweru. Urabona ko ino shusho ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande enye, ishusho ni mpande eshatu. Ubuso rero ntabwo ari umukara, ntabwo ari ubururu, uriko nako ubuso nabwo urera n'ubw'umweru. Ikibazo cya 20 nicyo cya nyuma kirabaza ngo iki cyapa kivuga. Nacyo kino cyapa gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa kivuga iki? Araba ngo ifungana ry'umuhanda iburyo, beka ngo ifungana ry'umuhanda wakayira gasatira umuhanda ibumoso, seka bavuga ngo akayira gato. Deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 963 tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kuyitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho mu gihe ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, cyangwa waramutse wakosoye ikizamini nk'icyo ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ese kino cyapa gisobanura iki? Rero kino cyapa gisobanura ko hari akayira gafungana, hari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko tukwigisha, uhita ukitwandikira muri comment. Hari ikibazo wagize kijyanye no kugira ubone uruhushya rwa burundu, wahita ubitwandikira muri comment. Hari serivisi ukeneye iyo ari yo yose y'irembo turazitanga nazo, naho uhita utwandikira kuri 0789351326. Rero mukomeze kugira ibihe byiza. Mbibutsa ko kugira utsinde ukorera imwe uhita utsinda, nta kindi bisaba, ni ukuba warabonye imyitozo ihagije. Nitujya dushyiraho ikizamini gutya cyakozwe, kiba cyakozwe uwo munsi, ariko uba ugomba kureba n'ibyakozwe mbere.
ukiha intego ukavuga ati buri munsi nzajya nkosora ibizame 2 cyangwa se buri munsi nzajya nkosora ikizame kimwe ariko gihoraho. Ujya kumara icyumweru n'igice cyangwa ibyumweru 2 ari nkaho igazeti wayizengurutse, kandi ikindi ikibazo wakosoye buriya biba bigoye kugira ngo uzakibagirwe. Niyo mpamvu twabashyiyeho ino channel kugira mujye mubonera imyitozo ihagije ku gihe, kugira ngo nimujya gukora muzatsinde ku manota hejuru. Murabizi niyo ntego yacu. Rero ndabakunda cyane, Imana ibaha umugisha.